natwe tugomba kuvuga ibi yavuze ibidasanzwe bisebya kiliziya natwe tugomba kuvuga ibidasanzwe bigarura isura ya kiliziya kugira ngo abakristo badakomeza gutana badakomeza kurindagira badakomeza gukwira imishwaro batwawe n'inyigisho z'amanjwe inyigisho z'ikinyoma kandi ukuri kurahari ukuri kwa Bibiliya dufite tugenda tugore kuko tubishaka nuko tubyumva ukuri kw'inyigisho za Kiliziya Gatolika guhari gusobanutse buri mu Kristo wese afite amahirwe yo kumva dufite n'imbaga itabarika y'abatorewe kubitwigisha ababikira abafurere abapadiri abepiskopi n'abakristo rusange babarayiki bacengewe n'inkuru nziza birababaza rero iyo ntashoboye kugira izo mbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana ngo ndyumve nyowe nawe aho mutagatifu iyo nashoboye gutega amatwi umukristo cyangwa se umusaserdoti umwepiskopi unyigisha ngo numve mu matwi yaraho mutagatifu ahubwo nkumva mu matwi n'amarangamutima yanjye bwite aho ngaho byanze bikunze ndatana iyo ngiyo ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma abana babatizwa bakiri impinja kugira ngo bacukubure nicyo cyaha cy'inkomoko hakiri kare kuko buriya iyo umuntu avuga ngo ntago bikwiye kubatiza uruhinja nutekereza ko rudakwiye kubatizwa uzanatekereze ko isaha ku munota urwo ruhinja rushobora gupfa cyangwa se uwo mwana ashobora kuzapfa atarageza kuri bya myaka andi madini abatirizaho uwo mwana naramuka apfuye bizagorana kugira ngo agire umugabane mu bwami bw'ijuru kubera iki aracyafite icyaha cy'iki cy'inkomoko muri batisimu uwo mwana abaciye ukubiri n'iki n'icyaha cy'inkomoko mbese akaba yakira ubuzima mana muri we ku buryo bwuze busendere kandi bunonosoye ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma Kiliziya ibatiza abana b'impinja turabasuje kandi turabakiriye ikaze murakoze cyane mwatangira mwibwira abadukurikiye nitwa Auguste Mungora Karama ayo niyo mazina bwite yanjye ariko izina ry'ubuhanzi ni Augustin Bella Bella byiza cyane nkunze kuri n'umuhanzi reka mite mboneraho ngira icyo nkubaza abantu benshi cyane bafite amatsiko amakenga witwa Bibiane Manishimwe waba umuzi ndamuzi waba umuzi iki ni umuhanzi wa Kiliziya Gatolika wahimbye indirimbo zitari nke harimo n'indirimbo yakunzwe cyane n'abakristo benshi yitwa Nyemerera Tugendane nanjye ndayikunda yanakunzwe n'abantu benshi cyane yakunzwe n'abantu benshi cyane sinzi niba mwebwe muyiza ariko reka ndirimbo gato Nyemerera ngendane nawe mukiza Nyemerera tugendane Nyemerera ngendane nawe mukiza Nyemerera tugendane mu burwayi bwanjye ndagutumiye Nyemerera tugendane ndetse no mu bibazo byanjye ntunsige Nyemerera tugendane Nyemerera ngendane nawe mukiza Nyemerera tugendane Nyemerera ngendane nawe mukiza Nyemerera tugendane Nyemerera Yezu nyemerera Nyemerera Yezu nyemerera Nyemerera Yezu nyemerera Nyemerera tugendane bravo urakoze cyane utwibukije ku karimbo kakunzwe n'abantu benshi cyane urakoze rwose Imana iguhe umugisha hanyuma tukiri aho ngaho ko hari abavuga yuko Bibiane yahanzweho yasaze agenda asebya Kiliziya Gatolika waba ubivuga iki byo bo ntabwo navuga ko nahamya ko yasaze ibyo ni byo abantu bavuga bakurikije nanjye narabibonye ibiganiro yagiye atanga kuba asa n'usebya Kiliziya byo narabibonye ko agenda nyine asebya Kiliziya avuga ko hari ibyo atemeranya na Kiliziya ariko ikijyanye no kuvuga ko yaba yarahanzweho yarasaze burya nta muntu ujijutse ukuriye guhamya kundi yasaze atari umuganga aramutse amupimye akabona yuko yasaze icyo gihe twabivuga ariko numva nta burenganzira jewe ku giti cyanjye abandi bashobora kubivuga
ariko jewe ntabwo nabivuga kuko ntabwo mbizi niba ari byo. Yego. Hanyuma nta nubwo nahamya yuko ibyo avuga bivugishwa nuko yahanzweho na roho mbi. Ko mu by'ukuri burya umuntu ni mugari, ashobora guhangwaho na roho mbi, nabyo birashoboka. Kimwe nuko ashobora kubikora afite izindi ntego agamije twebwe akanya tutabasha gusesengura tutazi. Ashobora kubikora afite intego yo gusebya kiliziya nyirizina, ashobora kuba yumva hari ukundi kuri yiyumvamo ashaka kubwira abantu, kandi burya umuntu ntabwo wamufata umunwa. Mu by'ukuri rero icyo nemera nanjye nabonye nuko agenda asebya kiliziya, ariko ibijyanye no gusara no guhangwaho jewe ntabwo mbihamya, simbyemera. Ariko se nubwo bishoboka tugize amahirwe turakubonye kandi aka kanya uhagarariye abahanzi muri uyu mwanya batandukanye nko kuri umuhanzi. Ikindi hari abantu bari kwibaza ikibazo ngiye kukubaza, ubona nkawe ku bwawe niki cyagatumye urumva ibigendanye no kubura umuririmbyi n'umurimo w'Imana? Hari abantu benshi ushobora kugusha kandi mu by'ukuri bagendeye mu kigare bibaho. Ubona ari iki gishobora gutuma umuhanzi wakoreye Imana akaririmba mu rusengero abayoboke bagakunda ibikorwa bye, ukabona ko ari umwe mu bantu bafasha byibuza uwo padiri cyangwa se uwo pasiteri, kuko n'umwunganizi we buri umuririmbyi aba ari umuntu ukomeye cyane. Ubona ari iyihe mpamvu yagatumye umuntu yitandukanya kweri n'idini ku buryo noneho ageraho gufata umwanzuro wo kuvuga ngo wenda ngiye mvuga ibidakwiye mu gihe koko yaba atasaze? Yego, impamvu ni nyinshi, ariko ndagerageza kuvuga iz'ingenzi. Yego. Iya mbere, burya uko iminsi ihita, umuntu agenda yumva ibintu mu buryo butandukanye. Ashobora kugera hagati akumva ukuri kiliziya yamamaza yemera kandi yigisha ntabwo akumva neza muri we. Yego. Bikamutera gutangira kuvuga ibyo ubwe bwite yiyumvamo. Yego. Kandi nta wamufata umunwa, nta wamukubita, nta n'uwamuhanira yuko atabyumva kimwe nanjye. Nubwo ku bwanjye numva umutatari wo kugenda asebya kiliziya yivuga nabi. Impamvu ya kabiri ni uko burya no guhangwaho bibaho. Unashobora guhangwaho na sekibi gatangira kuvuga ibiterekeranye bya bindi yemeraga yakundaga, abyara ubukungu bwe, agatangira kubisebya, kubitesha agace no kubivuga nabi, cyangwa se agatangira kubigoreka, kubicurika no kubivuga uko bitari, nabyo birashoboka. Ariko kandi buriya usibye ko mu bihugu bya Afurika abantu bidakunda kugaragara cyane, n'impinduka zibaho. Burya umuntu ashobora kugira indi myumvire, kandi iyo myumvire ye ikagira abantu nabo iyobora mu mitima bayumva, bayikurikira, ikagira ikimara simbizi, cyangwa ishobora guhuza nuko hari abandi babitekerezaga nk'uko abitekereza. Yego, bibaho ibyo nabyo. Nko mu mateka ya kiliziya Gatolika dufite umuntu witwa Luther, ngira ngo ujye umwumva, washinze idini ry'abangirikani. Ntabwo ari Martin Luther King. Martin Luther King n'indi ntwari yaharaniye ibintu by'ubwigenge. Yego, kugira ngo mbese abanyarwanda n'abera bose bafatwe kimwe. Uwo Luther rero yari umusaseredoti, ariko aza kumva ukwemera kiliziya Gatolika yemera kandi yigisha atakumva neza. Niko kuzana rero impinduka z'abangirikani, kandi abo bangirikani barahari. Iyo nayo ni iyindi mpamvu nyine umuntu ashobora kugira indi myumvire ye bwite, wenda ishobora kugira icyerekezo kizima ntawamenya. Hanyuma urakoze, tukiri aho ngaho nakwibaza ngo se ko tumenyereka abantu benshi iyo bagize ukuntu mu mitima yabo batekereza ibintu cyangwa mu myumvire bagahinduka, bakaba wenda bakwitandukanya n'idini, ko tuzi ko akenshi ashobora guhindura idini akajya mu rindi ariko atabashije kuba yarisebya. Aho ngaho ntitwabifatanya nuko ushobora gusanga hari abaririmbyi wenda bagenerwa ishimwe bakaba bahembwa, nyuma yabona ko ryashimwe ritakiriho bikaba byatuma agenda
asebya kiliziya cyangwa se yaba afitanye akabazo amakimbirane n'umwe mu bantu wenda bahagarariye iryo torero ryaho cyangwa se mu by'ukuri iyo urwo rusengero tubyituko cyangwa se iyo diocese ugasanga niba bagiranye ikibazo arahita bishyira muri rusange kandi mu by'ukuri ari umuntu umwe byaba bifitanye isano. Urakoze cyane. Ntabwo twabihamya ariko nta nubwo twabitera ibuye kuko urumva abantu bagenda bibaza ku bwinshi uyu muhanzi wa Kiliziya Gatolika wari utangiye kuririmbira abantu neza indirimbo zishimishije ziryoshye zirimo ubutumwa zubaka imitima y'abantu ahamagarira Yesu Kristo kugendana n'abantu kandi koko numva iyo ndirimbo akumva yifuje kugendana na Kristo mu buzima bwe bwose. Niki kimutera gukora ibi ngibi? Izo ni zimwe mu mpamvu. Ashobora kuba afite umuntu wamukomerekeje birumvikana, ashobora kuba yaragirize ikibazo runaka twebwe tutazi ariko kugeza ubu ngubu we iyo abivuga aba yerekana yuko yamenye ukundi kuri akaba ariko ashaka ngo kubwira abantu uko kuri kwe rero gukubiye muri ibyo ngibyo agenda asa n'usebya Kiliziya niba ariko twavuga. Yego ariko amugani ntitwabitindaho kuko buriya hari ibigenda bitwibutsa ya Bibiliya kuko n'ubundi no mu ntumwa za Yezu hari abamwihakanye ku munsi wa nyuma wa mugani ibyo ngibyo bigenda bitwereka ko impinduka zishoboka. Nta munsi n'umwe abantu bazumva ibintu kimwe ahubwo twebwe turamutse twishyizemo ko abantu bazumva ibintu kimwe ni twebwe twaba twibeshya. Urumva nk'urugero utanga mu ntumwa 12 za Yesu Kristo Yuda yavuyemo ku biceri 30 aramugambanira. Ayo na amateka yanditse mu gitabo cya Bibiliya twese turayazi. Nyuma y'ibyo mu gihe cy'ububabare bwa Kristo Petero yaramwihakanye inshuro 3 uwo muntu ntaho muzi ntaho nigeze mpurira nawe kubera intege nke za muntu. Ibyo rero nyine bibaho kandi ni ubuzima nta n'impamvu yo kubitindaho cyane. Yego. Okay. Hanyuma reka ngira icyo nkwibariza ese niki Kiliziya Gatolika cyangwa se Kiliziya ubuyobozi bwa Kiliziya muri rusange bwaba bo bivugaho iki? Yego hari abasaserdoti bagerageje kubivugaho. Hari ikiganiro Bibiane yagiranye na Pro kuri channel ye yitwa Icyaha Gihire. Agenda amubaza ibibazo amusubiza hanyuma muri icyo gihe baganiraga umusaserdoti witwa Eleyazari aramuhamagara agerageza kumwigisha no kumwumvisha ariko birangira amunaniye. Ariko umusaserdoti yagerageje gukora icyo agomba gukora mu ijuru ryoroheje riciye bugufi yagerageje kumubwira ati nyamuneka ibi nibi gerageza ubanze wumve ibyo uvuga. Hari n'igihe muri za mpamvu wambazaga umuntu aba atumva neza n'ibyerekeranye n'ukwemera kwe agafata icyemezo cyo kubisabya kubera ko atarabyumva. Hanyuma hari undi musaserdoti witwa Rushigajiki nawe wagerageje kugira icyo abivugaho mu kiganiro yajyanye na Pro kuri iyo channel yitwa Icyaha Gihire asaba rwose Bibiane ko bidakwiriye kugenda asebya Kiliziya Gatolika. Avuga ko yego ni uburenganzira bwe kumva ibintu kabishaka ariko niba abyumva uko bishaka akabavuye muri Kiliziya Gatolika akajya ahandi muri ndi dini ashaka yagenda amahoro ariko akirinda gusebanya cyane cyane ko ni umuntu uzwi n'abakristo benshi ashobora kugusha imbaga itabarika kandi ntabwo yaba ari imbuto nziza yeze. Hanyuma hari n'abandi basaserdoti bari kugenda babigarukaho bafasha Bibiane mu by'ukuri kugenda arushaho kumva ibyerekeranye n'ukwemera n'amahame bya Kiliziya Gatolika. Murakoze. Birumvikana wa mugani ibi bari ku giti cye yakabaye kuba wa mugana afata umwanzuro muri we gusa akavuga ati nitandukanyije niyo Kiliziya zongera kwisengeramo ariko si ngombwa ngo agende yamamaza wa mugani bidakwiye cyane ko abandi bo babibona neza cyangwa se nabo bafata umwanzuro gutyo mu mitima yabo. Urakoze kuri icyo ngicyo. Hanyuma ikindi nakubaza ni iki uvuga ku kigendanye no kagenda avuga yuko Kiliziya isoma amasomo amwe ku isi yose? Yego, hari abasaserdoti bagerageje kugira icyo abivugaho mu kiganiro yajyanye na Pro kuri channel yitwa Icyaha Gihire. Avuga ko yego ni uburenganzira bwe kumva ibintu kabishaka ariko niba abyumva uko bishaka akabavuye muri Kiliziya Gatolika yagenda amahoro ariko
ibyo yavuze kuri iyo ngingo ni ukuri. Buri munsi kiliziya isoma amasomo amwe ku isi yose, kandi ni uko biba byateguwe. Jewe rero ntabwo mbifata nk'ikintu kibi cyangwa kidasanzwe, kuko burya itsinda ry'abantu batagira ingano numva Kiliziya Gatolika ni ngari cyane, igizwe n'amamiliyoni atabarika y'abantu ku isi. Abo bantu rero bagomba kugira umurongo ngenderwaho, n'ubuyobozi bubayobora uhereye mu miryango remezo, mu masikirisari, mu masantara, mu maparuwase, mu madiyoseze, no ku rwego nyafurika no ku rwego rw'isi muri rusange, nk'uko twumva nyine ko Papa François uyu munsi ari umushumba Kiliziya Gatolika ku isi yose. Ibyo rero ni umurongo ngenderwaho Kiliziya iba yarahisemo, kandi bifite icyo bifasha abakristu niba basangiye ijambo ry'Imana rimwe ku isi yose, bakarinyunguta bakarizirikana. Numva ari umurongo ushobora kubafasha guhura n'Imana. Ariko wa mugani nibyo, ukurikije imyaka Kiliziya bibayeho baba barasesenguye wa mugani bihagije. Yego. Kuko nubundi niba barakubwiye yuko mu myaka 100 ishize cyangwa 1000 iki cyaha ari icyaha, n'ubu kikaba kikiri icyaha, nubwo wagikoze wenda yaba icyo gihe wenda byari ku myaka 10, ubu bikaba ari 3, ariko nubundi wa mugani ni icyaha. Icyo nagarukaho, ayo masomo Kiliziya yateguye ateguranye ubuhanga ndengakamere. Nuko wenda ahubwo hari igihe tugera igihe ibintu ntitube tukibikunze kimwe, ariko urebye uburyo ayo masomo ateguye, isomo rya mbere riba ari ryo mu gitabo cy'isezerano rya kera, isomo rya kabiri rikaba ari ryo mu gitabo cy'isezerano rishya, hanyuma hakaza n'ivanjiri. Burya niko biba bimeze. Nuko biba bimeze. Ni amasomo kandi aba afitanye isano, wumva yuko Kiliziya yayahisemo, ibigiranye ubushishozi budasanzwe. Ni ibintu mpamanya n'Imana n'umutimanama wanjye. Aho rero rwose ntabwo uwo murongo Kiliziya yashyizeho genda wukunze ndawushyigikiye, numva unanyubaka cyane. Yego. Anga birumvikana, urakoze kuri icyo. Hanyuma ikindi nacyo nakubaza ntise, kubuza ubwisanzure bwa Roho Mutagatifu, icyo cyo ibyo binagenda avuga, urabivuga iki? Bibiane wavuga ko uko gusoma amasomo amwe ku isi yose ngo bibuza ubwisanzure Roho Mutagatifu ngakorere muri Kiliziya, ngakorere mu bana be nyine bagize Kiliziya, ngo ntabwo bakwiye gusoma isomo rimwe, ngo kuko ngo niba jyewe ndwaye ngo nkuriye gusomerwa isomo ngo rimfasha guhumurizwa, ibintu nk'ibyo nyine afite uburyo bisobanura. Ariko iyo ni imyumvire ye, n'amarangamutima ye, ntabwo nabijora, ariko ku giti cyanjye ntabwo mbyemera, kuko Roho Mutagatifu cyangwa se ibyo andi madini y'Umwuka Wera ni umuyobozi w'imbaga y'abemeye gukurikira Imana muri Kristo. Ntabwo rero twebwe muri Kiliziya Gatolika ubundi niyo tuvuga indangakwemera, turavuga ngo nemera ibyo Kiliziya yemera kandi yigisha, kuko yabibwiwe nawe utabasha kuyoba no kutuyobya. Uwo ngo utabasha kuyoba no kuyobya abantu ninde? Ni Roho Mutagatifu, ni Umwuka w'Imana. Ntabwo Umwuka w'Imana, ntabwo Roho Mutagatifu ashobora kwemera ko abantu bayoba imyaka 2025. Ubu ngubu Kiliziya Gatolika iritegura guhimbaza imyaka 2025, ubu Kristo bubayeho. Iritegura Kiliziya Nyarwanda Gatolika iritegura guhimbaza imyaka 125 ivanjiri cyangwa se ijambo ry'Imana rigeze mu Rwanda. Iyo myaka ni imyaka myinshi, ku buryo Umwuka Wera cyangwa se Roho Mutagatifu atakemerera abantu kuyoba no gutana. Ikindi, no mu yandi madini yose bagira umurongo ngenderwaho. Ntabwo numva ukuntu wowe ubaye uri pasiteri cyangwa uri padiri cyangwa uri mosenyeri cyangwa uri karidinali simbizi, wabona ubushobozi bwo gusomera buri mukristo waje mu rusengero cyangwa mu Kiliziya isomo rye bwite.
ibyo bintu ntago ni ibintu urumva bidashoboka no mu ishuri ntago no mu ishuri ugiye mu ishuri kwigisha wakwigisha buri mwana isomo rye n'undi mwana isomo rye abana 40-50 hari n'ishuri barimo abana 70 ntago bishoboka birumvikana rero buriya abantu nuko ahubwo uwo twitaraho mutagatifu dushobora kuba tutamwumva neza ni imbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana buza muri twebwe kugira ngo butuyobore kukiza izo mbaraga nizo Kristo yadusezeranyije agiye gusubira mu ijuru ati ntabwo nzabasiga muri imfubyi nzabohereza roho mutagatifu uzabibutsa ibyo nasize mbabwiye byose aho rero niba padiri ahagaze imbere y'imbaga ari kwigisha ku cyumweru hano mu Rwanda undi ahagaze muri Zambia undi ahagaze muri Kongo undi ahagaze mu Butaliyani barasoma amasomo amwe birumvikana ariko uburyo bari buze kuyigisha ntabwo ari bumwe kubera iki uburyo uwo roho mutagatifu yabahaye kubyumva buratandukanye ikindi cya kabiri uburyo abantu bari buze kwakira iyo nkuru nziza iryo jambo ry'umukiro nabwo buraza kuba butandukanye nibyo andi madini itagufashwe uburyo ndi bufashwe ntabwo ari bwo uri bufashwe ntabwo ari bwo undi ari bufashwe kubera iki za mbaraga za roho mutagatifu bwa bubasha bwa roho mutagatifu buza mu musaseredoti buza mu mwepiskopi cyangwa se umuyobozi runaka uri busome ijambo ry'Imana akaryigisha abantu ku cyumweru cyangwa kundi munsi akagira uburyo aryumva none ubwo buryo aryumvisha afashijwe na wa roho mutagatifu bukamufasha kuribwira abandi afashijwe na wa roho mutagatifu noneho babantu nabo bakaza kumva bafashijwe na roho mutagatifu buri wese ku giti cye n'ukwe kandi bagafashwa bakanakorwa ku mutima mu buryo bunyuranye birashoboka rero yuko umuvandimwe atarumva neza ibyerekeranye n'ukwemera kwe kandi ntawabimurenganyiriza ubwo mu mpera z'iki kiganiro turaza kuvuguta imiti naho rwose roho mutagatifu arahari muri Kiliziya Gatolika jewe ndabihamanya n'Imana Data na Mwana na roho mutagatifu n'umutima nama wanjye kandi atuyobora mu nzira igana ikiza ku buryo bwuzuye busendere kandi bunonosoye ubwo hari ishusho ubonye muri ubwo busobanuro nguhaye usibye na Kiliziya Gatolika avuga yuko ikora amafuti kubera yuko isomo rimwe ku isi yose nta n'irindi dini na rimwe rishobora gusomera buri mu Kristo isomo rye iyo abantu bagiye guterana mu madini anyuranye basomerwa amasomo amwe bakigishwa kimwe hanyuma bagafashwa mu buryo butandukanye ntago bivuga yuko Kiliziya yayobye ntivuga ko Kiliziya yatanye roho mutagatifu arahari ayobora imbaga y'abakristo bemeye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo no kubworoho mu cyiza kandi ku buryo bwuze busendere kandi bunonosoye murakoze urakoze cyane uduhaye igisubizo cyiza cyane hanyuma ikindi nakubaza ikindi akenshi agenda avuga yuko ngo byaba bidakwiye cyangwa se bitemewe atari byiza kubatiza impinja bitemewe muri rusange ibyo bintu wabivuga iki kuba agenda avuga ati rwose kuriya kubatiza impinja ntibyari bikwiye urakoze cyane si ubyibaza gusa hari n'abandi bantu benshi babitsikiriraho andi madini akenshi abatiza abana bamaze kwigira ijuru bageze ku myaka 12 barangiza amashuri abanza gutyo agasobanura ko bababatiza bamaze guca ubwenge no kumenya ibyo barimo Kiliziya Gatolika rero ibyo avuga ntago abeshya ibatiza abana b'impinja cyane cyane y'ababyeyi bombi babanye mu buryo bukuriye basezeranye mu Kiliziya abana babo barabatizwa rwose niyo yaba kivuka kikubita asave mu nda nyina bishoboka umubyeyi akabona umusaseredoti aho hafi umwana yahita abatizwa ibyo rero abakristo bagomba kubyumva neza abana nibyo koko baba bataramenya icyo bakora ariko babatizwa mu kwemera kw'ababyeyi babo keretse niba twebwe abakristo mu madini anyuranye babatijwe mu izina ry'Imana Data Mwana Roho Mutagatifu tutumva icyo twita ukwemera kuko umuntu ashobora gusabira undi mu ngabire y'ukwemera agakira nshobora kukurambikaho ikiganza
urwaye indwara runaka mu ngabire y'ukwemera ugakira. Si yewe ugukijije ariko wari ubona ahamagaye aragukiza. Urumva muri ya ngabire y'ukwemera. Hari abantu benshi basabira umuntu ashobora kuba ari muri Amerika ukamusabira kandi Nyagasani akamukiza. Bityo rero nta mpamvu kumva ko umwana atabatizwa. Kuko none se dusubira inyuma. Buri usibye ko abantu iyo umuntu atangiye gutana rimwe na rimwe asebya n'ibyo atazi. Yesu Kristo ubwe bwite amaze kuvuka ntiyatuwe Imana mu ngoro nyuma y'iminsi 8. Ibyo ngibyo biranditse muri Bibiliya, na amateka ya Bibiliya. Yatuwe Imana mu ngoro, ndetse tuzi ko yakiriwe n'umuhanuzi nde Simeoni. Aravuga ngo uyu nguyu yashyiriweho kuba ikimenyetso. Yesu Kristo aturwa Imana mu ngoro nyuma y'iminsi 8. Ni gute se yewe nabyara umwana ndi umukristo nkabura kumutura mu ngoro kugira ngo Imana imuha umugisha, itagatifuza ubuzima bwe, itagatifuza yo mateka y'ubuzima aje gutangirira no kubaho hano ku isi. Ariko hakabamo iyindi nyurabwenge abantu batumva. Hari uko kwibuka ko Kristo yatuwe Imana mu ngoro ku munsi wa 8. Icyo ni kimwe. Icyo kirahagije kugira ngo nanjye maze kubyara umwana, niba ndi umukristo gatolika, mujyane mu ngoro, mu nzu y'Imana, yegurirwa Imana, aturwa Imana, ahabwa umugisha n'abasaserdoti babiherewe uburenganzira na Kiliziya, abe ko ku mwana w'Imana acukubiri n'ingoyi za sekibi. Kuko hari izindi mbaraga z'ikinyoma ziba ziboshye uwo mwana. Ni ngombwa gutabara, ni nk'ubutabazi bw'ibanze mbese tuba dukora muri make. Icya kabiri nanige kuvuga nuko uko kubatizwa gukorwa mu kwemera kw'ababyeyi. Ababyeyi barabatijwe, barakomejwe, barakuze, bazi icyo bakora. Niki se cyababuza kwegura umwana Imana niba bahamanya n'Imana n'umutima nama wabo karaba Kristo by'ukuri, kugira ngo umwana nawe akomeze yonye ubwo buzima bw'Imana ababyeyi bagenda bamuha mu masengesho yabo, mu mashereka yabo, mu biryo bamuha, mu magambo bamubwira, n'ubuzima bwose umwana abayeho. Hanyuma rero ikindi navuga kuri uko kubatiza abana b'impinja, iyo umusaserdoti ababatiza hari amagambo yihariye avuga. Ababyeyi babatisimu n'abumuri arababwira ati babyeyi babatisimu n'abu mubiri ururumuri, kuko mu kubatizwa bacana itara. Bigaragaza ko umuntu avuye mu mwijima w'icyaha agana urumuri rw'ikiza. Ururumuri ni mwebwe ruragijwe mukazarwitaho mu nama muzakomeza kugira abana banyu bakaza rugerana mu bwami bw'ijuru rucyaka, niba ariko twavuga. Na wa mwambaro wera de bambika umwana uburagijwe ababyeyi kugira ngo bakomeze guherekeza uwo mwana, bamusabira, bamugira inama kugeza igihe azagerera ku rwego aca ubwenge. Iyo aciye ubwenge noneho twebwe arangiza amashuri abanza, ahabwa isakaramento ryo gukomezwa, agahabwa imbaraga za Mutagatifu, noneho akagenda yumva neza ibyo yararimo. Numva rero ibyo ni protokole ijyanye n'imirongo ngenderwaho idini riba ryarashyizeho muri Kiliziya Gatolika, nuko nguko bimeze. Kandi impamvu yabyo irumvikana uhereye kuri Kristo watuwe Imana nyuma y'iminsi 8 mu ngoro. Natwe abana bacu tugomba kubatura Nyagasani kugira ngo abatagatifuze abaho umugisha. Murakoze. Urakoze. Ariko nyira aho ngaho wa mugani ngiye ku bwanjye ndumva ibyo bintu ari na byiza, kubera ko icyambere uwo mwana akura afite amateka yuko yabatijwe akivuka. Urumva abahawe intambwe cyangwa se ni nk'icyo twakwita impamba yo gukurira muri Kristo, akunda Imana cyane ko ari byiza. Icya kabiri baba bamuremeye inshuti azagira mu buzima. Urumva kuba abo babyeyi babatisimo akura azi neza ko hari inshuti bamuremeye akivuka, ndumva no mu buzima busanzwe byaba ari byiza. Ikindi nagerageza kukubaza, buriya icyaha cy'inkomoko, umwana avutse ntabatizwe ntashobora kuba yakizira imbere y'Imana mu gihe atabatijwe. Iyo ngiyo ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma abana babatizwa bakiri impinja, kugira ngo bacukubire n'icyo cyaha cy'inkomoko hakiri kare. Kuko buriya iyo umuntu avuga ngo ntago bikwiye kubatiza uruhinja, nutekereza ko rudakwiye kubatizwa, uzanatekereze ko isaha ku munota urwo ruhinja rushobora gupfa, cyangwa se uwo mwana ashobora kuzapfa atarageza kuri ya myaka andi madini abatirizaho.
uwo mwana naramuka apfuye bizagorana kugira ngo agire umugabane mu bwami bw'ijuru. Kubera iki? Aracyafite icyaha cy'iki cy'inkomoko. Muri batisimu uwo mwana aba aciye ukubiri n'icyaha cy'inkomoko, mbese akaba yakira ubuzima mana muri we ku buryo bwuze busendeje kandi bunonosoye. Ni imwe mu mpamvu zikomeye cyane zituma Kiliziya ibatiza abana b'impinja. Yewe impamvu nahereye kuri amateka y'Yesu Kristo ni kugira ngo abantu bareke kujya bahora bavuga ngo Kiliziya ikora ibintu bitanditse muri Bibiliya bidafite aho bishingiye. Kiliziya ntabwo ikora ibintu bitanditse muri Bibiliya, ntabwo ikora ibintu by'ubuyobe, ikora ibintu bifatika kandi bifite ishingiro no kuri Kristo, kuko Kiliziya yashinzwe na Yesu Kristo. Niwe wayishinze, niwe uyiyoboye kubwo bashabwa ari umutagatifu. Kiliziya rero iratunganye kubera ko Kristo mutwe umuyobozi n'ishingiro ryayo ubwe bwitari intungane. Ntabwo rero niba koko Kiliziya yarashinzwe na Kristo ikabiyobowe nawe ikabitunganya, ntabwo ashobora kwemera kwiyoba. Ntabwo rwose byabaho. Niyo mpamvu tugihumeka kandi turi abanyabyaha. Urakoze usunansubiza ikibazo naringiye kukubaza, naringiye kukubwira ariko se wa mugani niba umuntu bavuga yuko ashobora kuba atabatizwa ari umwana aramutse apfuye atarabatizwa muri bwa bukuru bwe, icyo gisubiza wakoze cyane. Ubugingo bw'uwo mwana uzabubazwa, kuko wowe mubyeyi wari ufite igihe n'amahirwe byo kumwegurira Imana acukubiri n'icyaha cy'inkomoko, aba umukandida ku bugingo bw'iteka, umukandida mu ijuru. Wamuvukije iki? Amahirwe y'ubwo bugingo bw'iteka. Ibyo rero abakristo bose aho bari ku isi yose babasha kumva ikinyarwanda babyumve neza, cyane cyane abakristo gatolika bo muri Kiliziya nyarwanda bashobora kuba baragiye bumva ibyo Bibiane yavuze, bakaba bazumva n'iki kiganiro dukoreye ahangaha, bumva uburemere bwabyo ko umwana agomba kubatizwa akivuka, bishoboka gisohoka mu nda ya nyina. Padiri abaye yarahagaze aho ngaho yagahisamo batiza ahubwo byihuse kugira ngo acukubiri n'icyaha cy'inkomoko n'izindi mbaraga z'ikinyoma zihita zimwanjama ako kanya, noneho yegurirwa Imana, kuko Kristo nawe yatuwe Imana kubera ubuzima mana yagombaga kubaho no kuzanira isi mu myaka 33 yayimazeho. Natwe rero abantu buryo iyo tuvutse tuza ku isi kugira ngo tubeho tubereyeho Kristo, dukora icyo ashaka kimushimisha n'ikimuheshuza. Impamvu kutamwegurirwa ni iyihe? Ahubwo nuko yoba kuba ahubwo umuntu atagomba kwiyegurira Kristo. Kutegurira abana twabyaye Kristo numva ari bwo buyobe bukomeye busumba ibindi byose, n'urubanza rukomeye imbere y'amaso y'Imana ko tuba tubavutse ubugingo kandi saa ku munota turaba kandida ku rupfu. Ibyo nabizi. Ariko amagani sinumva impamvu umuntu ashobora kuvuga ngo umwana wanjye nzatangira kumuzigamira ngo yamenye ubwenge, aho kugira ngo bikora ahubwo wamugana akivuka. Ntekereza ko ari byo byakabaye kuba ari byiza. Urakoze cyane kudusubiza byinshi bitandukanye, ariko ndacyafite byibuze ibibazo bigera nko kuri 2 nkikubaza kuri Bibiane. Icyo ngiye guhita nkurikiza nakubaza ni ese kuba agenda avuga yuko kwiyambaza abatagatifu bidakwiye, byo wabo bivuga iki? Buriya rero Kiliziya, twebwe tuvuga Kiliziya, Kiliziya igizwe n'ibice bitatu. Hari Kiliziya yatsinze. Kiliziya yatsinze. Kiliziya yatsinze rubango hari abantu bari mu ijuru. Babayeho ubuzima bwabo hano ku isi banyuze Imana. Abo bantu nta bantu tuzi se bajya no mu ijuru badapfuye. Baravugwa nubwo tutaba tumuza amaso ku maso, ariko mu mateka Bibiliya dufite abantu tuzi neza bagiye mu ijuru badapfuye. Ijuru rero rirahari kandi ririmo abantu. Abaririmo ni bande? Ni abakristo babayeho banyuze Imana. Abo ngabo tubita abatagatifu. Noneho hari Kiliziya ikiri mu rugendo, ni twebwe abari hano ku isi tukirwana intambara zinyuranye z'ubuzima. Uyu munsi nkaba naguye, ejo nkaba nabyutse, ejo bundi nkagwe, ejo bundi nkabyuka, gutyo ndi mu ntambara nyine, ndwana nshaka Imana, nshaka kwikora ikiza, ariko n'ikibi kikantanga imbere, nkuko Paulo avuga ati ngerageza gukora ikiza ariko ikibi ntashaka kabiri cyo kintanga imbere. Hanyuma rero hakaza na Kiliziya iri muri purgatori. Ni ukuvuga iki? Hari abantu babaho ubuzima bwabo bavangavanga, agakunda Imana akayemera akayizera, ariko
n'intege nke zikamuganza ariko Imana yo imukunze kandi imushaka. Uwo muntu rero yapfuye hari ababa bagifite amahirwe yo kujya muri purgatoire. Donc ni isukuriro, iryo naryo ni rimwe mu mahame ya kiliziya abantu batavugaho rumwe. Ni isukuriro roho zijyamo kubera yuko Imana irazikunze, irifuza guturana nabo ubuziraherezo kuko bagerageje gukora ibyo bagomba gukora. Ariko hari utuntu twagiye tubavangavangira twabisobye, bakagira uwo mwanya rero kubaho muri iryo sukuriro. Ni igihe cyabo cyo kwishyura imyenda bababazwa. Ariko twebwe bakiri ku isi tuba dufite umwanya wo gukomeza gusengera izo roho. Ariko menya nagiye kure mbere yo kwinjira muri ibyo byose. Twebwe abantu bari ku isi tugomba kumva uburemere n'ubugari bw'umuntu. Iyo tuvuze umuntu ntabwo tuba tuvuze ubuzima bwa hano ku isi gusa. Ubuzima ni bugari. Hari ubuzima bw'umubiri w'umuntu ari afite izi ngingo, arya, akanywa, agakora, akagira gute. Hari ubuzima bw'umutima. Hari ubwenge Imana yamuhaye. Hari roho imufasha kunga ubumwe n'Imana cyangwa se wa mutima nama niba ariko navuga. Hari n'ubugingo buzahoraho iteka. Burya rero iyo umuntu avuze ngo gusengera abapfuye ntibikwiriye, ubwo aba aciye urubi bavuze yuko iyo umuntu apfuye ubuzima bwe buba burangiye. Uwo nanjye namubaza nti abona ko ubuzima burangiye n'izi nyama n'amagufa abona nabyo dushyingura. Wakubazaho ubwenge Imana yari yaratije wa muntu bujya wahasobanura. Wakubazaho wa mutima nama uhora ukuburira ngo iki ni kibi iki ni cyiza ujya wahasobanura. Wakubazaho za mbaraga za roho zituma wumva ugiranye ubumwe n'Imana, bya bindi abantu bita ngo ni gukonegitana n'Imana. Ukumva wunze ubumwe n'Imana, wisanishe nayo, wegeranye nayo, za mbaraga zigukurura. Ukumva rwose uri kumwe n'Imana, ukumva ibintu bye birakuryoheye, bakarimba ukumva uraryohewe, bakigishwa ukumva uraryohewe, wasenga ukumva watwawe izo mbaraga wasona aho zijya. Ibyo rero ubundi ubwo siko kwizerara. Yego niko bigaragaza ko nyuma y'ubu buzima bw'izi nyama n'amagufa wa mutima nama bwa bwenge ya roho bikomeza kubaho. Iyo rero abakristo basengera umuntu wavuye muri ubu buzima buzima bw'inyama n'amagufa, ntabwo baba bari gusengera inyama n'amagufa. Inyama n'amagufa nibyo byabaye ku isi, nabyo byanacumuye. Ariko roho y'umuntu, ubwenge n'umutima nama we hari ahandi bibitse mu rukundo, mu mpuhwe z'Imana. Ibyo rero tugomba kubisengera kuko nibyo byunga umwe n'Imana, ni nabyo bizabana nayo. Kandi batubwira yuko ibyanditswe bitwereka ko n'ubundi kujya mu ijuru tuzahindurwa uko, ntabwo tuzakomeza kwambara uyu mubiri. Ubwo rero tuba dukomeza kuzirikana ubwo buzima butazima umuntu yinjiyemo, naryo niyobera abantu bagomba kumva. Ariko ikindi nagarukaho munyamakuru, rwose Bibiliya irahari kandi asobanutse. Umuntu navuga ngo Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo, akabwira abakristo gatolika ko bayobye kubera abacada efagaha runaka muri we, nawe ajya abanza yibaza tese ibyo nemera ndabyumva neza. Reka nguhe urugero rumwe. Muri Bibiliya batwereka yuko umuhanuzi Yeremiya yahanuriye Yeremiya ni Eliya nde wahanuye amagufa yumiranye. Ariya magufa yumiranye ni ikimenyetso cy'abantu bapfuye batakiriho. Niko yabonaga imbaga y'abantu. Ariko Imana iramubwira ngo ahanurire ayo magufa y'abapfu, maze uko agenda abantu bongera kugira ubuzima, ngo abona bongeye kugira inyama, bongeye kugira umubiri, bongera kubaho. Iyo umuntu avuga se ngo ni ukuvuga Imana iyo ifite ubuzima bw'umuntu wayo, yaba akiri ku isi na nyuma y'uko ayivuyeho, mwiyobera ry'uburemere bw'ubuzima yamuhaye twebwe tudashobora kurondora no kwinjamo ngo turangize. Ubwo buzima rero
ubuzima buzima burangirira hano ku isi, ubutazima bukomeza kubaho mu iyobera ry'uburyo Imana ubwo bwite ibyishakiye. Mu kwizera dushobora gusengera nayo magufa yumiranye agasubirana ubuzima. Abantu rero ahubwo nubwo twitwaza Bibiliya, bamwe bakavuga ngo bamwe barayisoma abandi ntibayisoma, bamwe bayumva neza abandi nabi, ahubwo wa Roho Mutagatifu Bibiane yavuze yuko ngo Kiliziya Gatolika idaha ubwisanzure. Hari umupadiri se cyangwa umwepiskopi cyangwa umupapa cyangwa umukaridinari wabayeho wigeze abuza abakristo gusoma Bibiliya? Hari uwigeze se abuza abakristo kuyumva babibwirijwe na Roho Mutagatifu? Ninde wabujije abakristo gusoma iryo jambo ribereka ko Kristo yatuwe mu ngoro ku munsi wa 8? Uyu munsi bakaba bafite ubuyobe bwo kumva ko batabatiza abana babo kandi na Kristo yaratuwe. Yewe Yohani Batiste yaranamubatije. Ayo mateka turayazi. Ninde wabujije abakristo gusengera bagenzi babo na nyuma ndetse y'urupfu? Kandi ubuhanuzi butwereka yuko n'amagufa yumiranye yasabiwe agasubizwa ubuzima. Abakristo rero Gatolika aho bari hose mu miryango remezo inyuranye, mu masikirisitari anyuranye, mu masantara anyuranye, mu maparuwasi anyuranye no mu madiyoseze anyuranye, cyane cyane mu Rwanda, basubiza amaso inyuma bareba izo ntege nke zo kudasoma Bibiliya no kugerageza kuyumva bayowe n'izo mbaraga za Roho Mutagatifu. Kuko ibyo baramutse babikoze kenshi byabarinda gutana no kuyobywa n'amagambo umuntu nakavuze ashingiye ku marangamutima ye. Kuko ushobora gusubiza amaso mugasanga n'uwo nguwo ukubwira ngo ibi ngibi bige simbyemera, ntabyemera kubwe, ariko birahari biranditse ahubwo ntabyo yigeze yitaho. Yemeye guca bugufi akayoborwa na wa Roho Mutagatifu avuga, yabyumva. Kuko nta musaserdoti cyangwa undi muyobozi wa Kiliziya wigeze amubuza kubyumva. Yego. Urakoze cyane, ariko ntekereza ko wamugana impamvu dufashe ku umwanya nk'uyu nguyu mu kubaza ibibazo nuko yakoze nawe bidasanzwe, kuko bibaye abihuriyeho n'abantu benshi wamugana ntabwo byaba ari ikibazo turi kubivuga. Urakoze cyane, yakoze ibidasanzwe. Natwe tugomba kuvuga yavuze ibidasanzwe bisebya Kiliziya. Natwe tugomba kuvuga ibidasanzwe bigarura isura ya Kiliziya kugira ngo abakristo badakomeza gutana, badakomeza kurindagira, badakomeza gukwira imishwaro batwawe n'inyigisho z'amanjwe, inyigisho z'ikinyoma. Kandi ukuri kurahari, ukuri kwa Bibiliya dufite tugenda tugore kuko tubishaka nuko tubyumva. Ukuri kw'inyigisho za Kiliziya Gatolika guhari, gusobanutse buri mukristo wese afiteho amahirwe yo kumva. Dufite n'imbaga itabarika y'abatorewe kubitwigisha, ababikira, abafurere, abapadiri, abepiskopi n'abakristo rusange babarayiki bacengewe n'inkuru nziza. Birababaza rero iyo ntashoboye kugira izo mbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana ngo ndyumve nyowe na Roho Mutagatifu. Iyo nashoboye gutega amatwi umukristo cyangwa se umusaserdoti, umwepiskopi unyigisha ngo numve mu matwi ya Roho Mutagatifu, ahubwo nkumva mu matwi n'amarangamutima yanjye bwite, aho ngaho byanze bikunze ndatana. Yego. Urakoze cyane aho ngaho, ariko ikintu nahita nkubaza nakubaza nese buriya ntiyaba ari impamvu yashatse yagendeyeho kugira ngo abe nk'umustarira? Ntabwo mbizi. Kuva kare kose wakomeje umbaza ibibazo bijyanye n'impamvu y'ibintu. Nicyo cyane namukubazaho, kuko urumva mu by'ukuri ugize neza kuba ubwiye abandi baba batekereza nkawe. Ubundi mu mvugo y'ubu ngubu igezweho abajene benshi bari gukoresha n'abantu, umuhaye umukoroti cyangwa se abandi nkawe urababwiye uti mwicare mwige, mugende musubire muri Bibiliya, mwumve ikivuga neza, bicare bige wa mugani batuze mbere yuko bagenda bavuga. Ariko nkibaza nti bishobora kuba nawe abizi neza ko ibyo yakoze atari byo, ahubwo ari ukugira ngo yamamare pe. Urakoze cyane. Ntabwo umuntu, ntabwo nkora nk'ibyo umuntu yakoze. Ntabwo umuntu yaba yarasebeje Kiliziya ngo nanjye musebye. Icyo gihe ndamutse nsebeje Bibiane Manishimwe naba nkoze nk'ibyo yakoze.
ariko byaba ari n'ubujiji kuko nabandi guhamya ibyo ntazi. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe uzi impamvu itera Bibiane kuvuga ibyo avuga. We agaragaza yuko kiliziya yatannye itari mu murongo mu byikora, akerekana yuko ari we uri mukuri, kandi akabwira abantu ko nibadakurikira ibyo avuga ngo bagiye kurimbuka n'ibiki. Kristo ntabwo yaje gutera abantu ubwoba. Rero niba uriya muvandimwe asubiza amaso inyuma yongereye yegerero mutagatifu cyane, uwo nguwo avuga ko yavukijweho ubwisanzure, namwegere ntawe wumubuje pe. Muri kiliziya iyo ubishatse uba umupadiri, iyo ubishatse umukristo ugashyingirwa ugashaka umugore cyangwa umugabo, iyo ubishatse ujya kuba umufurere, iyo ubishatse ujya kumubikira, iyo ubishatse uba umuririmbyi, iyo ubishatse umuhanzi, iyo ubishatse uba umwogezabutumwa w'ijambo ry'Imana. Harimo imiryango inyuranye ya Giso Gatolika, ujya mu barejiyo ukiyambaza umuvyeyi Bikira Mariya, ujya mu karismatike ukaborwa n'Roho Mutagatifu, ujya mu banyamutima ukaba inshuti y'isakramento ry'Ukaristiya. Hari indi miryango ujya wumva y'abajeke, abasaveri, abaskauti. Iyo yose ni imiryango yamamaza inkuru nziza y'urukundo rwa Kristo, kandi amahitamo yose yemerewe, ufatanye, ubwumvikane, ubutabera nk'indangagaciro kiliziya za Kristo kiliziya igomba gukomeraho. Mu by'ukuri rero hari icyo navuga ku kibazo mbajije. Ukuri kubimutera sinkuzi. Nawe ibyo uvuze ni icyo ushobora gukeka utese, ntabwo yaba yarivuze agira ngo muri yamvuga ngo ahitinge amenyekane. Kubera ko hari abantu baba baduteza amatwi benshi cyangwa baguteza amatwi, kandi harimo n'abibaza icyo kintu. Ntabwo mbizi neza, ariko nanjye nabikeka. Gusa gukeka niko kubeshya. Nyagasana tubabarire niba tumukeke tumubeshyera, ariko hari icyo turi kubivuga, turimo kugira icyo tubivugaho tuganira. Bibiane Manishimwe n'umuhanzi warugeze ku rwego rw'isa. Ubu indirimbo ye yitwa Nyemera Tugendane na hoze ndirimba imaze kurebwa n'abantu miliyoni hafi 2.5. Umuntu umaze kurebwa na miliyoni 2.5 z'abantu ntabwo aba ari umuntu wa hano hafi. Ese iyo hiti Yesu Kristo yamuhaye ntabwo imuhagije? Urumva niba nawe atwumva ntiyumve ko tumusebya, kuko twebwe ntabwo tugambiriye kumusebya, ariko turi kwiganira bisanzwe. Hiti Yesu Kristo yamuhaye ziramuhagije, kandi azazikuba n'inshuro zitabarika, inshuro amamiliyari n'amamiliyari. Ntabwo rero waba warubatse ngo uhimbazwe no gusenya. Jewe rwose namubwira ko hiti Kristo yamuhaye zimuhagije, ni nziza, ziramunyuze. Hiti zo gusebya kiliziya no kwivuga nabi mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo wazutse nazireke. Cyane ko ni nawe bamutega izo mikoro kugira ngo abashe kuvuga ibyo, nuko uwo Kristo yamuhaye iyo hiti. Hanyuma icyo nahita nkubaza, Bibiane ni umukristo gatolika, ariko ni n'umuntu mukuru, ni umubyeyi w'abana 2 yarashyingiwe, azi icyo akora. Ntabwo akwiriye gushakira kumenyekana no guhitinga muri za mvugo z'ikigiye muri cya Kinyarwanda cyacu gipfuye mu gusebya kiliziya, kuko ni umwana wa kiliziya. Kiliziya iramukunda, ni umusangire murage n'umugenerwa murage w'ingoma y'ijuru. Yesu Kristo yaramukujije, aramuzamura, atangira guhimba indirimbo, aramenyekana, aramamara. Nagarukiraho rero ashakire hiti mu gukomeza kwamamaza Kristo yemera yiyeguriye, kandi iyo nziriza mu inzira yagutse nembo ryagutse ry'umugisha. Ariko irembo ryo gusebya kiliziya rirarura, ishobora kuzamukururira izindi ngaruka nyinshi. Nicyo ngicyo navuga wari ubimbajijeho. Ntabwo mbizi neza icyamute niba ari ugushaka kwamamara, ariko ubwamamare nyakuri ni ubuciye mu nzira y'ukuri, ntabwo ari ubuce mu nzira yo gusebya abandi no kubavuga nabi, ntabwo ari ubuce mu rucwari no mu matiku, ntabwo ari byo. Urakoze cyane. Noneho rero reka duse naho, reka nkubaze muri make wowe, ese wowe ku giti cyawe wamubwira iki? Nubuhe butumwa wamugenera? Icyambere namubwira nuko indirimbo ze nzikunda, kandi zinyubaka zimfasha. Nkiriya ndirimbo Nyemerera Tugendane,
narayiririmbye ubonye ko nanayifashe yego n'ubu nayiririmba kenshi cyane nkumva ko nkeneye kugendana na Kristo mu byo nkora byose yego n'izindi zose ntavugiye hano. Bibiane ni umukristo mwiza, ni umuhanzi mwiza wa kiliziya. Namubwira icyambere nagaruke mu muhamagaro, agaruke mu muhamagaro wo kubaka abantu, agaruke mu muhamagaro wo gufasha abantu, agaruke mu muhamagaro wo gukomeza abantu, agaruke mu muhamagaro wo kwerekeza ubutumwa bwe kuri Kristo, ku rukundo rwe, ku muheze, ku buntu bwe, ku bugwaneza bwe, ku mbabazi ze no ku ibambe rye, kuruta uko yerekeza ubutumwa bwa Kristo mu rucwari, mu matiku, makimbirane no mu gusebya kiliziya n'abayobozi bayo n'ibyo kiliziya yigisha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri namubwira, Bibiane ni umwana w'Imana, ntabwo kiliziya ihimbajwe no kumutakaza. Gusa ibihe arimo niba atari ugushaka guhitinga wavugaga, akaba ari igihe cyamuze gutyo, binabaho nta kidasanzwe kirimo. Burya igihe kiragira umuntu akumva ari ibintu ashidikanya hatumva neza. Namugira inama yo kwegera ubuyobozi bwa kiliziya, inzego zirahari, uhereye hasi ukagera hejuru. Hari abasaserdoti, hari abepiskopi, hari abafurere, hari ababikira, hari n'abakristu bacengewe n'ijambo ry'Imana bumva neza icyo bakora. Yakegera abantu bakamwigisha, bakamusobanura, bakamufasha ibyo atumva akabyumva. Ntabwo kuba ntumva ikintu bivuga ko mpita nirukankira kuri YouTube gusenya kiliziya ngo mvuge ngo ibi nibi, ntabwo bikwiriye. Nakoze iki kugira ngo ibyo bintu mbyumve? Ese barabinsobanuriye numva ntibifashe? Ese niba barabinsobanuriye ntibifate, wa Roho Mutagatifu avuga yuko kiliziya ngo ibuza abantu, ibuza ngo ubwisanzure, we yaramwegereye hanyuma ntiyamusobanurira. Icya gatatu namubwira, ni umwanya we wo gufata igihe kidasanzwe cyo gusenga. Nafata igihe gihagije cyo gusenga no kwegera Imana, yongera atege amatwi ijwi ry'uwo Roho Mutagatifu, azamubwira ibisumbye ibyo jye namubwira cyangwa ibyo undi muntu uwo ari wese yamubwira. Icya kane, mubujije mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo umwana w'Imana data nzima gusebya kiliziya n'ubuyobozi bwayo n'inyigisho zayo, kuko ntabwo bigana ku nzira y'ubutagatifu. Kandi icya gatanu, musabye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo wazutse umwana w'Imana data nzima kugaruka mu kiliziya. Kiliziya ni umuryango w'Imana, kiliziya ni urugo buri wese yibonamo, ageramo akarya akanywa agashisha. Kiliziya ifite ubukungu ndenga kamere ku buryo kuyivamo bishobora kuzamutera kurwara bwaki y'imyaka yose y'ubuzima bwe. Navamo azabura uburyohe bw'Roho Mutagatifu yavugaga, navamo azabura uburyohe bwa Bikira Mariya dukunda kwita mama, navamo ubwo arimo arihakana imbaga itabarika y'abatagatifu y'intore zatsinze urugamba, zituba hafi zidusabira, abamarayika, abatagatifukazi b'Imana, ibinyabuzima n'inteko yo mu ijuru ituba hafi turinda ubuzima n'ubugingo kugira ngo tudahugana. Ubwo rero ubwo bukungu n'ubwo buryohe kubutakaza ntabwo nabimwifuriza. Nagaruke ubivuze mu buryo bwa gihanzi uti kiliziya ifite irakungahaye cyane, azarwara bwaki naramuka rwose atagarukiye. Kristo urakoze cyane. Wa mugani, niba hari ijambo ry'Imana, hari ibyiza byinshi bimukikije muri we, atazarwara bwaki. Ako kantu nako uzagashyire uwo murongo uzawushyire mu ndirimbo uzongera gusohora. Urakoze cyane. Ariko ikindi cya gatandatu nasorezaho, nagira ngo mubwire ko kiliziya iracyamukeneye, iracyakeneye ibihangano bye byiza byubaka abakristu. Nagaruke akomeze yumvira ijwi rya Roho Mutagatifu, aduhangira ibihangano byiza byubaka imitima itabarika y'abantu, areke gukomeza kurengera. Nicare yige cyangwa azarware bwaki. Hanyuma ikindi nakubwira, nakubaza nti ese wabwira icyo abakristo bashidikanya ku byo bemera? Urakoze cyane. Icya mbere navuga, umukristo niyumva ageze mu gihe cyo gushidikanya no kumva atumva neza ibyo yayobotse kandi yemera, ntakabyumve nk'ikintu kidasanzwe. Nabyo ni kimwe mu bice
bigize ubukristo bw'umuntu. Hari ahantu ugomba kugera ukumva usa n'uri mu butayu ukagira ubwumagare ukumva birabishye, kuko iyo umuntu atangira kuba umukristo biba biryoshye, abarereshwa amata n'imboga. Igihe kiragera ukarereshwa ibijumba, ukarereshwa imyumbati, ukajya mu butayu aho nta buryohe ucyumva, aho wumva bibishye, aho wumva nta njyana, aho bya bindi wemeraga wari ukomeyeho, wari uhaye agaciro, wari wiziritseho, wumva nta gaciro bigifite, wumva nta cyerekezo bigifite. nkaba navuga rero umukristo wese ugeze muri icyo gika cyo kumva atari kumva neza ibyo yemera, ntabifate nk'intambara, abyumve nk'intambwe yagombaga kunyuramo, yabishaka atabishaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwo mukristo ajya abyumva nk'igihe kidasanzwe cyo gusenga Imana no kuyegera cyane kugira ngo irushe kumuha hafi, kuko n'irembo ryagutse se kishobora kuririraho igaca intege wa mukristo, nubwo ari urwego rwiza umukristo ashobora kuriraho atera imbere mu Kristo bwe iyo yitwaye neza akagumana na Kristo. Icya gatatu, nabwira uwo mukristo igihe yumva ageze mu gihe cyo gushidikanya, yakegera abandi ba Kristo bacengewe n'inkuru nziza, akababaza ibyo atumva bakamusobanurira. Yakumva batamugera aho yifuza, akegera abasaseridoti, akegera abepiskopi, akegera nko muri Kiliziya Gatolika Nyarwanda dufite umukardinali ubu ngubu Antoni Kardinali Kambanda, akegera abo bose. Ni inzego zibereyeho gufasha abantu gucengerwa n'inkuru nziza, kuko burya abapadiri mu nshingano zabo harimo kwigisha, harimo kuyobora, harimo gutagatifuza. Nta mpamvu rero yo kubima ikiraka, ubwo babonye ikiraka tugomba kubegera bakadufasha. Nicyo cyatumye basiga byose. Mu by'ukuri ni abantu b'abahanga, bize amashuri menshi, bagakwiye kuba ari abaminisitiri, ari abadepite, ari abasenateri, ari abadiregitiri b'ibigo by'amashuri, ari abameya, ari abaguverineri, ariko bagahara iryo kuzo, ari abagabo bafite abagore n'abana, bakavuga ngo tugiye kwiyegurira Imana. Jewe ntekereza nashidikanya ko impamvu ebyiri z'ibanze zatumye biyegurira Imana, iya mbere ni ukugira ngo ubuzima bwabo bubereho nyagasani. Icya kabiri ni ukugira ngo babereho imbaga itabarika y'abo Kristo yacunguje amaraso ye, badukiza, batwigisha, badusabira, badutagatifuza. Igihe rero umukristo umva ashidikanya, yagakwiye kwegera abo ngabo bakamufasha, akarushaho gucengerwa n'inkuru nziza, bakanamusabira, erega bakanamwirukanamo roho mbi yo gushidikanya, roho mbi yo kuvangirwa, kuko nabyo erega bibaho. Gusa jyewe ntabwo buriya mu isomo ry'inyurabwenge turavuga ngo ni ngombwa gushidikanya ku bintu byose. Wakomeje kumbaza, ariko ntabwo nahamya ko Bibiane Manishimwe yavangiwe, nta nubwo nanabyemeza. Burya ntabwo nshobora kwemeza ikintu ntazi, kuko kera twiga muri chimie baratubwira ngo l'hypothèse c'est une affirmation proposant une explication d'un fait observé. Ntabwo wajya guhamya yuko umuntu yasaze cyangwa yavangiwe utari muganga, utamupimye, utari Imana imusoma hehe mu mutima. Ibyo nabyo biba ari ubundi buyobe. Abavuga ko Bibiane yasaze, abavuga ko Bibiane yavangiwe, bitonde. Ariko ni n'igihe kidasanzwe nabwira abakristo bose bagize Kiliziya Gatolika Nyarwanda gusabira uriya muvandimwe, kuko mu by'ukuri nawe nubwo yumva yuko ari mukuri, yaba kurimo yaba atakurimo, ari ku rugamba. Ni ngombwa kumusabira rero, kuko twese ntawigira ngo bizashoboke. Urakoze cyane. Hanyuma hari ikindi nshaka kukubaza. Dusoza nakubaza ni ese wabwira icyo ubuyobozi bwa Kiliziya ku byerekeranye na Bibiane? Mu by'ukuri ubuyobozi bwa Kiliziya cyane cyane abasaseridoti n'abepiskopi, burya ni abashumba. Umushumba abaragiye intama. Intama rero burya ishobora kuguma mu rwuri cyangwa igatana. Nta nubwo ari ubuyobozi wenda bwa Kiliziya, nabwira n'abakristo bose muri rusange, bareke gucira urubanza Bibiane Manishimwe, bareke kumuvumirira, bareke kumwita umusazi, bareke kumwita indindagire,
bareke kumwita uwavangiwe. Ni igihe kidasanzwe Bibiane Manishimwe ari ku rugamba, hari ibyo atumva, hari ibyo adasobanukiwe, hari ibyamuvangavanze bimutera kujya kuvuga uko ibintu abyumva cyangwa se uko abishaka cyangwa se ibijyanye n'amarangamutima ye. Abakristo bose bakiriza Nyarwanda ntibafata umwanya uhagije wo gusabira uriya muntu kandi bahagarike kumuvuga nabi, kuko niba muvuga nabi ntaho bari bube bataniye nawe. Warimo aragenda avuga nabi Kiliziya, nabo bamuvuze nabi, none se ubwo ntabwo bibaye kimwe kuri kimwe? Aho ngaho rero sinumva imbuto twaba tumwereye. Ndasaba abakristo bose bagize Kiliziya Nyarwanda gusabira uriya muvandimwe. Hanyuma ubuyobozi bwa Kiliziya rero ndavuga cyane cyane abasaserdoti n'abepiskopi, kuko uriya muvandimwe ni umuntu uzwi cyane muri iki gihugu, kuko burya abahanzi ni abantu bagira amahirwe kumenyekana cyane, kandi ni intumwa ya rubanda, ni intumwa ya rubanda, ni intumwa ya Kiliziya. Yamamaza inkuru nziza binyuze mu ndirimbo, kandi indirimbo ze ni nziza, twarazikunze, zaradufashije, zakomeza zidufashe. Nasaba ubuyobozi bwa Kiliziya cyane cyane abasaserdoti n'abepiskopi kwegera uriya muvandimwe, akamuba hafi, akamusabira, bakamukorera icyo bita prière de délivrance, ko buriya hari izindi mbaraga ziba zimurwanya. Hanyuma kandi bakanamufasha gucengerwa n'inkuru nziza, akarushaho kumva ibyo ngibyo arwanya, ibyo ngibyo atumva, ibyo ngibyo ajora, nibamufashe kubyumva kuko nicyo babereyeho. Nicyo ngicyo navuga. Kandi ari Bibiane Manishimwe, mwifurije gukomeza kuba umukristo mwiza nkuko nanjye mbyiyifuriza, n'abakristo bose Gatolika mu rusange na Kiliziya yose Nyarwanda. Mwifurije gukomeza gusoma ijambo ry'Imana, kuricengerwa abayobowe na Roho Mutagatifu, ndetse no gukomeza kumvira Kristo nzira kuri na bugingo kuruta uko twakumvira amarangamutima yacu. Ariko kandi ngasoza mbwira abakristo bose muri rusange kwegera abashumba. Kiliziya ifite abashumba, ifite abasaserdoti, ifite abepiskopi. Nitubegere kenshi badusobanurire ibyo tutumva. Ibyo ngibyo bizaturinda gutana, bizaturinda kuyoba, bizaturinda no kuyobya abandi. Murakoze cyane. Yicare yige, nicara senge, cyangwa se arware bwaki kubera ko yabuze vitamine za Kiliziya. Hanyuma dusoza, nabonye uri umuntu, uri umujene, sinzi niba wubatse, urasa neza, ariko nagize amakenga, wambaye utu twita udukomo ku kuboko, kaba gasobanuye iki? Ese kariho iki? Kugira ngo egera mikoro neza kugira ngo abadukurikiye basobanukire. Kano gakomo kanjye kanditseho Jesus. Jesus ni ukuvuga Yezu mu Kinyarwanda, cyangwa se Jésus mu Gifaransa, kubera ko nanjye ndi umukristo, ndamukunda nyine. Ubwo byari binteye kwibaza, mvuga ntiwasanga ari bajene nyine abantu bawipampye kumwe tuvuga watsapye, ariko ntacyo ndabibonye. Ariko ntabwo uri hanze y'ukuri, no muri Kristo tugomba gutsapa, si byose kandi tukaberwa, si byose rata. Yego, uko bimeze. Urakoze cyane rero, urakoze. Nizere ko abadukurikiye, Abanyarwanda, Abaturarwanda n'abandi muri rusange bose, tutitaye ku idini runaka, ibyo ubashije kudusobanurira mu by'ukuri ku bwanjye ndumva byaba bihagije. kandi nanjye ibyo nagerageje kubaza, wenda hari ababyibazaga, ubwo nagerageje kubabariza, nyuma twazanakomeza n'ikiganiro, cyangwa se wenda hari na Bibiane ashobora kuzagusubiza babaye, cyangwa se gushyigikiye, cyangwa wasanga mu by'ukuri yagiye agirwa inama n'abantu benshi baranamusobanurira birushije, ariko ntiyagerageza kumva, ugasanga wenda hari interview ni nayo muhinduye. ku bwawe byose birashoboka. Sinzi niba hari ikindi wakongera mbere yuko dusoza. Bibiane ni umuhanzi uririmba indirimbo nziza kandi ziryoshye. Reka nsoze murimbira akaririmbo Kiliziya ikunda, abakristo Gatolika cyane cyane mu Rwanda bakunda. Mu by'ukuri kuba Bibiane yari umukristo Gatolika, ari umuhanzi wa Kiliziya Gatolika, yari yarabatijwe mu izina ry'Imana Data na Mwana ari umutagatifu, yari yarahisemo neza, kandi Nyagasani Yezu Kristo wazutse, umwana w'Imana Data nzima ari kumwe nawe, Imana Data iri kumwe nawe, Roho Mutagatifu ari kumwe nawe, ubutatu butagatifu buri kumwe nawe,
umubyeyi Bikira Mariya ari kumwe nawe, inteko yo mu ijuru, abatagatifukazi, abamarayika, ibinyabubasha n'ibizima by'Imana Data bari kumwe nawe kugira ngo barinde ubuzima n'ubugingo bye. Nagaruke muri kiliziya hari ubuzima, hari uburyohe, Nyagasani ari kumwe nawe. Ubwo rero ubwo butumwa bwose mbumuhaye muri imbere aka karirimbo kamukore ku mutima kandi kagira icyo kamubwira muri bwa bwisanzure bwa Roho Mutagatifu. Niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe mu buzima bwanjye bwose, nziyambaza Imana nimbona ngiye gutsindwa, nzambaza Imana niyo nyir'ubuvunyi, niyitanga imbaraga, ubwo namenye kwikunda nzajya nyihungiraho, niyo mukiro. Nihoraho ari amahoro yawe, nihoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye wicika intege, Bibiane dukunda wahisemo neza, haha Nyagasani muri kumwe. Urakoze cyane, urakoze cyane. Nanjye iyo ndirimbo ndayikunda kuva no mu bwana. Yego, indirimbo z'abakatolika kabisa numva nkavuga ni pe, uburyo mba numva nanjye umunsi rwose iyo nganzo yanjemo y'Uwiteka mba numva rwose ari ukuntu iyi ndirimbo nazayisubiramo. Ni byiza cyane. Ubwo rero twizere ko ubutumwa wamugeneye buzamugeraho, kandi mu by'ukuri wamuvuze ntago wagerageje rwose gutandukana n'amahitamo ye, ariko nanone ntiwamushyigikiye, wamugiriye inama, wagize neza. mu by'ukuri tujyanye ikiganiro cyiza. Ubwo reka turebe feedback abadukurikiye wenda bazaduha. Mu by'ukuri mwebwe mudukurikiye mwese muzagerageze gukora subscribe kuri channel, musharinge kugira ngo ubutumwa bugere kure. Hari benshi muzamusubirije ibibazo nk'ibyo nawe wibazaga, cyangwa se nk'ibisubizo ubahaye abandi nabo bumvaga byibuza bazamusubiza. Mu by'ukuri wasubije muri rusange, bazakore like kandi muri comment bazatwandikira icyo babitekerezaho, kugira ngo ubutaha tuzakora ikindi kiganiro cyiza, cyaba kimuvugaho cyangwa kitamuvugaho, cyangwa se nawe wenda tuzajyana ikiganiro twumve icyakomeza kubivugaho, niba mu by'ukuri yarakurikiye inama wamugiriye, cyangwa se gikeneye gusobanukirwa cyangwa se gusobanurirwa birenzeho. Erega nta n'ibintu byinshi twajyamo mu gusoza iki kiganiro. Yego, ubutumwa bwose Bibiane yahabwa bwagaruka ku ndirimbo ye ya mbere. Yego, nawe ubwe bwite niyemerere Yesu Kristo yaririmbye atangira kugendana nawe muri ibi bihe ageze mu byo gushidikanya. Yego, n'umutima uciye bugufi, umutima woroheje kandi ushakashaka Imana by'ukuri. Yego, Kristo nzira kuri na bugingo ntabwo azemera ko Bibiane ayoba cyangwa atana, azamwiyereka mu mbaraga za Roho Mutagatifu, kandi azayoboka Imana by'ukuri. Urakoze. urakoze cyane. hanyuma wadusubiramo uko witwa, nako abadukurikiye wasubiramo abadukurikiye uko witwa n'izina ukoresha mu buhanzi, kugira ngo babe bakurikirana n'umuziki wawe muri rusange. Nkuko natangiye navuze ko nitwa Mungwara Karama Augustin, ayo niyo mazina yanjye bwite. Hanyuma izina ry'ubuhanzi ni Augustin Bella. YouTube channel yanjye niko yitwa Augustin Bella. Rwose bagiye kuri YouTube bakandikamo Augustin, bajya kugera kuri Bella byamaze kubatanga imbere, bakumva uburyohe bw'indirimbo zanjye n'ibindi biganiro binyanyuzaho kugira ngo bifashe abakristo kurushaho kunogera no gukunda Imana. Murakoze. Urakoze cyane rero, Nyagasani muhorane kandi mugendane. Amen.